tubashimiye ko murimo kutwumva. Kuri iyi si hari umubare munini w'ibihugu byashyize inyamaswa z'amoko atandukanye mu birango byabyo. Buri gihugu kiri ku isi kigira inyamaswa kiyitirira ko kimeze nkayo cyangwa se ko gifitanye isano nayo. Ubwo bivuze ko bimwe mu bihugu bihitamo inyamaswa byifuza kumera nkayo. Inyamaswa zifite ubuhe buhangange ku buryo ibihugu byifuza kuba nkazo. Bimwe mu bihugu bishyira amashusho cyangwa se ibishushanyo by'inyamaswa mu mabendera yabyo, mu birangantego cyangwa se mu bindi birango byabyo. Nguku uko kuva mu 1782 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gushyira mu birango byazo byose ifoto ya kagoma ifite umutwe wera. Ibyangombwa byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaraho iyi kagoma. Ibirango by'igisirikare cya Amerika, ikirangantego cy'inteko ishinga amategeko kugera no ku kirango cy'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ishusho ya kagoma banayishyize ku noti y'idolari rimwe. Ibi bihinduriye inyoni ya mbere ifite amafoto menshi kandi abonwa n'abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu wese ufite icyangombwa cy'iki gihugu kandi akaba gikoresha kenshi abona kagoma buri munsi. Kuva mu binyagihumbi byinshi by'imyaka, kagoma ni inyoni ifatwa na benshi nk'ikimenyetso cy'ububasha, ubuhangange n'ubudahangarwa ku bihugu n'imiryango myinshi. Kagoma ifatwa na benshi nk'umwami w'ikirere, umutware w'ibinyabuzima byose biguruka. Niyo nyoni irusha izindi zose kugira inzara zikomeye. Ifite ijisho rireba kure kandi ku muvuduko munini cyane kurusha ibinyabuzima byinshi natwe turimo. Ifite ingufu nyinshi ku buryo iterura inyamaswa nini ikayigurukana mu kirere ikajya kuyiriraho ishaka. Iyi yose ni imiterere yatumye abakurambere mu bihugu byinshi bifuza ko abaturage b'ibihugu byabo bagira imiterere nk'iya kagoma. Ngiyi impamvu usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu birimo Albania, Serbia, Mexique, Maldives, Misiri, Kazakhstan, American Samoa, Montenegro, ikirwa cya Virginia n'ibindi bihugu byinshi byose byashyize ishusho ya kagoma mu mabendera yabyo. Reka tuvuge kuri iyi nyoni y'igitangaza n'ububasha bwayo butuma abantu ubusanzwe bategeka inyamaswa zose bifuza kumera nkayo. Tubahaye ikaze. Bibiliya ntagatifu ivuga izina kagoma inshuro 30 mu bitabo 16 byose. Buri gihe iyo bavuga kagoma muri Bibiliya bayivuga mu bikorwa bigaragaza ingufu, ubuhanga, kwihangana no kwihagararaho. Nko mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 40 umurongo wa 30 haragira hatabakiri bato bacika intege bagacogora, ndetse n'abagabo b'intwari bakagwa rwose. Ariko abiringira Uhoraho bazongera kubona imbaraga, bazatumbagira mu kirere nka za kagoma, biruka ubutananirwa, bihute nta kudohoka. Muri Zaburi 103 ku murongo wa 5 ho haranditse hati, we uhunda ubuzima bwawe ihirwe, maze ubuto bwawe bukiyuburura nk'ubwa kagoma. Ibi byose byanditse muri iki gitabo gitagatifu ndetse n'ubundi bubasha bwinshi nibyo kagoma irabufite. Ni inyoni nini yo mu muryango w'izitwa Accipitridae. Zikunze kugira ibara ry'ikigina cyangwa shokora yijimye. Kagoma ipima uburebure buri hagati ya santimetero 66 n'ijana. Mu murambararo iyiguruka yarambuye amababa ishobora gupima metero ziri hagati y'imwe na santimetero 80 na metero 2 na santimetero 30. Kagoma y'ingabo ishobora gupima nibura ibiro 4, mu gihe y'ingore ishobora kugeza ku biro 6. Zimwe muri kagoma abantu baba barafashe bakazorora ishobora gupima ibiro 12. Iyi ngiyi ishobora kugira ubugari bwa metero 3 igihe yarambuye amababa. Ni inyoni itunzwe no guhiga, apana gutoragura nk'izindi. Ifite ingufu nyinshi arizo zituma ihiga inyamaswa zirimo inkwavu, inkima, inyamabere nk'imihari, injangwe z'igasozi n'izo mu rugo, ihene z'igasozi n'izo mu rugo. Kagoma kandi irya izindi nyamaswa zapfuye ziba ziri ku musozi, cyane cyane mu bihe ibyo kurya byabuze, nko mu itumba rikomeye cyane iyo hari ubukonje bwinshi idashobora kubona inyamaswa zo guhiga. Ni inyoni ishobora guhigira ahantu ibirometero 155 ari imwe. Kagoma igira umugore umwe wenyine ubuzima bwayo bwose. Bivuze ko kagoma y'ingabo na kagoma y'ingore zihuza ibitsina zonyine hagati yazo mu gihe cy'imyaka myinshi cyangwa se mu buzima bwayo bwose, nta yica indi nyuma. Ikunda kwarika ahantu mu mpinga y'umusozi cyangwa se ahandi hantu hitegeye, nko mu biti birebire cyangwa kuri za antene za telefoni. Gusa ntabwo ari kenshi yarika mu giti. Yarika icyari kinini cyane kandi gikomeye, ikaba yakibamo mu gihe cy'imyaka myinshi. Kagoma y'ingore itera amagi ari hagati ya 4 na 3,
kandi ingabo n'ingore zisimburana mu kuyararira mu gihe kiri hagati y'iminsi 40 n'iminsi 45. mu dushwi twa kagoma turi hagati ya 4 na 5 zituraga hashobora kubaho 2 cyangwa se 3. dutangira kuguruka ku mezi 3 y'amavuko. Kagoma ni umwami w'ikirere mu birebana no kuguruka. Iguruka hejuru cyane mu birometero bishobora kugera kuri 4 hejuru yacu. Izindi nyoni igera kure igarukira ku kilometero 1.5. bivuze ko kagoma iyo iri mu kirere izindi nyoni nazo zishobora kuyibona mu kirere kandi nazo ziri mu kirere. mu kwiruka mu kirere ishobora kugera ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. 320. uyu muvuduko ni kimwe cy'icumi cy'umuvuduko w'isasu. ikunda kugenda ku muvuduko munini iyo irimo imanuka iva mu bicu imanuka ku butaka gufata ikintu. iki gihe yerekeza umutwe wayo hasi ikerekeza amaguru yayo inyuma ikamera nk'ikoze inyuguti ya V, ubundi ikamanuka nk'umwambi cyangwa se icumu. ikora ibi igamije ko inyamaswa ije gufata itabona igihe cyo guhunga cyangwa se kwihisha. iyi nyamaswa iri ku butaka nta kindi bifite cyo gukora usibye gutega umutwe kagoma ikawasa cyangwa se igahama hamwe. kagoma ikayifata mu nzara ikayizamukana ikajya kuyikoramo ifunguro. amaso ya kagoma afite ibara ry'ikijuju kandi afite ubushobozi bwo kureba bukubye ubwijisho ry'umuntu inshuro 8. kagoma ibona inyamaswa ingana n'urukwavu iri mu birometero 3.5 mu kirere. ubu bushobozi bwo kureba buyiha ububasha bwo kuguruka hejuru y'inyanja, ikaguruka ireba mu mazi ikabona ifi irimo koga muri ayo mazi. ako kanya ikaba irimo no gupima umuvuduko iyo fi yogaho. imanuka ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. iba yapimye neza umuvuduko w'iyo fi ikabara aho biri buhurire mu buryo bujya kumera nk'ubw'indege ikoresha iyo igiye kugera ku kibuga cy'indege aho izingura amapine yayo. kagoma nayo iyo irimo kumanuka iyo yegereye umuhigo muri metero nkeya amaguru yazana imbere igafungura inzara zayo zigashinyika. inzara zayo zirakomeye kandi zikagira ingufu zikubyiza ikiganza cy'umuntu mukuru inshuro 10. iyo yazifunguye izishinga muri yafi uko yaba ingana kose ikayizamukana. ifi imera nk'ikubiswe n'inkuba kubera ko ntabwo iba yabonye iyo kagoma irimo kumanuka. iyi tekinike yo kureba kure no gupima umuvuduko w'izindi nyamaswa ni nayo uyu mwami w'ikirere akoresha mu guhiga izindi nyamaswa nyine. ni kwihiga inyamabere zo mu ishyamba nk'imihari cyangwa se inkwavu. ishobora kujya mu giti ikareba urukwavu rurimo kwiruka, ikareba umuvuduko warwo ikamenya ko nimanuka mu kirere ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha iri buhurire n'urwo rukwavu mu ntera runaka. ubundi ikamanuka ihorera igana mu cyerekezo rurimo kuganamo. ntabwo bibaho kenshi ko iyi nyoni ihusha inyamaswa ijigambiriye gufata. iyo kagoma iri ku butaka ishobora kubona agasimba gato kangana n'urutozi kari muri metero 6. umuntu we urutoza rubona iyo ruri muri metero 1 yonyine. uyu nawe ni umuntu utarwaye amaso. amaso ya kagoma kandi ateye ku buryo ishobora kubona ikintu neza icyerekezo cyaba gihereremo cyose. wowe ibintu ubona neza ni ibikuri imbere gusa. iyo bibaye ngombwa kuhindukira ngo urebe ibikuri inyuma nibyo urabibona ariko ntabwo ubibona neza nk'ibyo bikuri imbere. kagoma yireba neza buri kintu icyerekezo cyaba gihereremo cyose. yaba irimo kuguruka cyangwa se iri mu giti ishobora guhindukiza umutwe wayo kuri dogere 270. ni hafi guhindukira ngo irebe inyuma. ni hafi gukora uruziga. ijisho rya kagoma rifite ubunini bungana nk'ubw'ijisho ry'umuntu. buri jisho mu maso ya kagoma rifite ibyo bita centre de mise au point ebyiri zituma ishobora kureba ibintu biyiri imbere icyarimwe ikaba irimo no kureba ku ruhande rwayo. twebwe amaso yacu ashobora kubona amabara 3 y'ibanze yonyine. amabara y'ibanze ni amabara udashobora gukura mu kuvangavanga andi mabara. amabara y'ibanze abantu bashobora kubona ni umutuku, umuhondo n'ubururu. kagoma yishobora kubona amabara y'ibanze 5. kagoma kenshi zibaho zicecetse. ntabwo ari inyoni ikunda gusakuza nk'izindi. gusa rimwe na rimwe iravuga ariko ni gake cyane. ihiga amoko 200 y'inyamabere n'izindi nyoni. ntabwo kagoma zigira ubwoko bw'inyama zikunda ahubwo biterwa n'izikunze kuboneka aho iyo kagoma iba. inyinshi mu nyamaswa kagoma yica ziba zipima 1/2 cy'ibiro byayo. mu kanya twigeze kuvuga uburyo kagoma igira umugore umwe cyangwa se umugabo umwe bakabana kandi bagahuza ibitsina mu buzima bwose cyangwa mu myaka myinshi y'ubuzima. bitewe n'uko kagoma ari nke kandi zikaba ari inyoni zifite ubuhangange bukomeye, usanga ingabo n'ingore zibana zifite agace zigenzura ku buryo ushobora gusanga ku buso bungana n'ibinyejana by'ibirometero kare
harimo kagoma imwe n'ingore yayo. Muri ako gace zarikamo ibyari birenze kimwe, bishobora kugera muri 5 zikajya zihinduranya aho zitaha. Izi ebyiri zashakanye iyo zishimye zirakina, bikunze kuba mu kwezi kwa 12. Zikora ibimeze nk'akarasisi mu kirere, aho zizamuka zikagera kure cyane, zikongera zikamanuka ku muvuduko munini cyane, kandi zifite ibintu zigenda zihererekanya nk'inkoni cyangwa se ikindi kintu. Kwarika icyari cyazo bifata igihe kinini, kubera ko icyo cyari kigomba kuba kinini kandi kigakomera. Kwarika icyari bishobora gutwara ibyumweru biri hagati ya 4 na 6. Icyari cya kagoma kiba cyubatswe n'amashami y'ibiti inyuma, ariko imbere zigashyiramo ibintu binepa nk'amababi y'ibiti, ibyatsi cyangwa se ibishishwa by'ibiti. Icyari cya kagoma gishobora gupima uburebure bwa metero 2, ariko imbere muri cyo kikaba gicukutse ku buryo cyagira santimetero 90 zo gucukuka, harimo ikimeze nk'umwobo. Hari n'izarika ibyari bimeze nk'inzu. Icyari gipima metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari. Iki ngiki n'abantu barenze umwe bakibamo. Rimwe na rimwe zarika mu biti, ariko ntabwo ari kenshi. Kagoma ni inyoni zitagira gakungu. Iyo idafite iyo byashakanye iba yonyine kandi gahiga yonyine. Nubona kagoma zigenda zirenze imwe, nuko ziba ari umuryango. Ntabwo kagoma ikunda kwimuka. Igihe cyose iba ahantu ikaba ikihabona ibyo kurya n'ibyo kunywa, irahaguma. Kugira amababa apima metero 2 z'umurambararo biha kagoma ubushobozi bwo kuguruka mu kirere kure cyane, kandi umwanya munini idakoresheje ingufu nyinshi. Kugeza ubu mwese mushobora kuba mwanga impyisi, inzoka cyangwa se imibu n'izindi nyamaswa zishobora kugirira abantu nabi. Ukurikije ibyo twavuze byose kuri kagoma, abantu benshi bashobora gukunda iyi nyoni. Ukurikije imyitwarire n'imibereho yayo, ushatse wavuga ko ari inyoni yiha agaciro. Iguruka yonyine kandi hejuru cyane mu kirere, aho izindi nyoni zitagera. Ishaka umugore cyangwa se umugabo umwe, ntabwo isakuza, ikora ibintu byayo mu mutuzo, ifite ingufu zituma ishobora guhiga. Ibi bituma abantu bayikunda kugeza naho ibihugu byinshi biyitirira. Abantu benshi mu mvugo z'ubujyanama no gutera umurava banakunze kugira abandi inama yo kugira imyitwarire nk'iya kagoma. Ubaye nka kagoma waba uri umuntu w'igihangange kandi w'intangarugero mu bandi, niko bavuga. Gusa inyamaswa zo ntabwo zikunda kagoma, cyane cyane inyamaswa zifite abana bato, by'umwihariko inyamabere. Twigeze kubivugaho ko kagoma irya inyamaswa z'inyamabere, ikarya izindi nyoni nk'ibishuhe, cyane cyane ibyo mu mazi, ikarya amafi, ikarya ibikururanda nk'inzoka n'ibindi. Gusa hari inyamaswa ushobora gusanga ku meza ya kagoma ukumirwa. Kagoma mu byo zihiga harimo n'impyisi. Birumvikana ntabwo kagoma yatinyuka kwisukira impyisi nkuru, ariko impyisi zikiri nto kagoma rwose arayadukira ikayica ikayirya. Kagoma kandi zigurukana izindi nyamaswa zirimo z'inkazi zizwi nka ours. Inyamaswa nyinshi z'inkazi kandi z'impigi iyo zihiga zihitamo inyamaswa z'inyantege nke cyangwa se izirwaye, akaba arizo zica. Ibi bizifasha kubona umuhigo bitagoranye, kandi bikazifasha kurondereza ingufu zazo. Kagoma zo ntabwo ari uko zikora. Iri hame ntabwo zirikurikiza. Abashakashatsi benshi ku mibereho y'urusobe rw'ibinyabuzima bemeza ko kagoma yigiye gufata inyamaswa yo kurya ireba inzima kandi ishobora kuba ifite ingufu, kubera ko itekereza ko ariyo ishobora kuba iryoshye kandi yuzuye intungamubiri. Ibirebana no gukurikiza amategeko yo guhiga izindi nyamaswa zikurikiza, kagoma ntabwo biyireba. Yo mu bushobozi bwayo bwo kureba budasanzwe, yitegereza inyamaswa mu ishyamba cyangwa mu mazi, igatangira guca imanza kuri buri nyamaswa. Hari ireba ikabona irananutse cyane, ikayihorera. Ikareba indi ikabona ishobora kuba irwaye, nayo ikayihorera. Hari n'ireba ikabona ntabwo ari nziza, igakomeza gushakisha indi kugeza ibonye nziza yishimiye, akaba ari imanuka igashinga inzara ikayigurukana. Ibi byumvikanisha ko inyamaswa nto mu bice bibamo kagoma zihora mu byago, ari nayo mpamvu inyamaswa zifite abana batoya zidakunda kagoma. Kagoma zirya abana b'izindi nyamaswa ku buryo ibinazi igihe udufi dutoya tuzaba twatangiriye gukura mu nyanja cyangwa se mu kiyaga. Nk'ubwo buri mwaka hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 2 hari ibihumbi bya kagoma biza guteranira ku nkombe z'uruzi rwa Harrison mu ntara ya Colombie-Britannique muri Canada. Muri aya mezi nibwo uruzi ruba rukungahaye ku mafi yo mu bwoko bwa somo. Hari abahanga mu by'inyoni bemeza ko ku nkombe z'uru ruzi muri aya mezi hashobora guhurira kagoma zigera mu bihumbi 35. Buri munsi kuri uru ruzi haza kagoma ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3.
izi zose ziba zibizi neza ko ari ahantu hari ibyo kurya. Kagoma zishinjwa kurya abana b'izindi nyamaswa ku buryo zigera naho zishinjwa ko rimwe na rimwe zirya abana bazo. Zimwe muri kagoma mu bihe bitandukanye zagiye zishinjwa no kwiba abana b'impinja z'abantu zikabagurukana. Ibi byose bibaho mu bice bibamo kagoma nyinshi. Abantu batuye muri ibi bice barabizi ko rimwe na rimwe izi kagoma ziza kubiba amatungo yo mu ngo nk'injangwe, imbwa cyangwa se andi matungo. Iyi niyo mpamvu bamwe mu bantu batura muri ibi bice bafite amatungo yo mu ngo usanga barayaguriye ibimeze nk'ibisarubeti cyangwa se amakoti afite amahwa. By'umwihariko nk'imbwa n'injangwe muri ibi bice bazambika ibimeze nk'udusarubeti dushinzeho inshinge cyangwa se amahwa ashinyitse. Kagoma zigira ubushobozi n'ubuhanga bwo guhiga ku buryo biyorohera gukura umuhigo mu kanwa k'indi nyamaswa. Ibi zirabikora cyane kandi kenshi nk'iyo ibonye impyisi cyangwa se indi nyamaswa yishe umuhigo irimo kuwurya cyangwa se irimo kuwirukankana. Kagoma imanuka ku muvuduko munini cyane ikayishikuza uwo muhigo mu kanwa ikawigurukanira. Ibi kagoma ntabwo itinya kubikora no ku nyamaswa nini kandi z'inkazi nk'impyisi, intare n'izindi. Impyisi ni inyamaswa y'impigi iri mu zikomeye ku isi. Irya nibura ibiro 8 by'inyama buri munsi. Bivuze ko iyo ifashe umuhigo wayo ihinduka inkazi ku rwego rukomeye cyane. Bivuze ko kwitandukanya n'uwo muhigo wayo bisa no kwiyahura. Kagoma irabikora. Wigeze ugerageza kwaka imbwa inyama ngo urebe? Hano ku isi impyisi ifite byose ikeneye ngibe umwami w'impigi. Amenyo asongoye, urwasaya rufite ingufu zitagira ingano, umuvuduko munini mu kwiruka. Gusa iyi mpyisi yihaye kurwana na kagoma iba ifite ibyago byinshi byo gutsindwa iyo ntambara. Kagoma irambuye amababa yayo akangana na metero 2 ihita iruta impyisi mu bunini, kandi kagoma zizi uburyo bwo gukubita mu cyico ku nyamaswa nini. Niyo tekinike zikoresha kubera ko ziba zizi neza ko izo nyamaswa zizirusha ingufu. Kagoma izi neza ko iyo irimo kurwana n'inyamaswa nini cyangwa se iyo igomba kwica inyamaswa nini itera inzara zayo mu mutwe mu gice cy'inyuma cyegereye igikanu, aho izi neza ko ibutera urwara igahita igera ku bwonko. Indi tekinike kagoma zikunda gukoresha iyo zishaka kwica inyamaswa nini ni ukurambura inzara zayo igafata isura y'iyo nyamaswa, aho iba yizeye neza ko iyimennye amaso, bityo kurwana kw'iyo nyamaswa ntibibe bigishobotse. Iyo kagoma iri mu kirere ikabona inyamaswa yumva ishaka kurya, ariko iyo nyamaswa ikaba atari nini cyane, iyi kagoma iramanuka igashinga iyo nyamaswa inzara inyuze mu mpande zombi ebyiri. Yinjiza inzara zayo mu mbavu z'iyo nyamaswa igatobora ibihaha byayo. Ibi biba bihaye icyizere ko iyo nyamaswa iza kunanirwa guhumeka mu kanya gato. Gusa nanone kagoma ishobora guhitamo kureka guhiga iyo ibona hari uburyo bworoshye bwo kubona ibiryo. Igomba kuba ariyo mpamvu impyisi zize guhisha umuhigo wayo kure cyane kandi mu bwihisho bukomeye bushoboka. Kagoma ni inyoni y'igihangange ku rwego ishyirwa ku rutonde rw'inyamaswa z'inkazi nk'izindi zose. Nk'ubwo bavuga ko kagoma iba ifite imbaraga mu kuguru kumwe zishobora kuvuna ukuboko k'umuntu. Ikibazo ni uko izi nyoni z'inkazi umubare wazo ugenda ugabanuka. Nko mu bihugu bya Afurika abantu barazihiga bakazica bazihora ko nazo ziba amatungo yabo. Wigeze wumva inkuru bavuga z'uko ngo kagoma yaba yiyuburura? Ni inkuru y'uko ngo kagoma ishobora kubaho imyaka 70, ariko kugira ngo igere kuri iyo myaka bikayisaba gufata ibyemezo bikomeye. Ibi byaba ari ukuri? Bavuga ko ku myaka 40 kagoma iba imaze gusaza itagifite ubuhanganye nk'ubwo yahoranye ku myaka yo hasi. Inzara zayo ziba zarakuze cyane, zarigonze. Bakavuga ko amababa yayo aba yarabaye menshi kandi akaremera ku buryo kuguruka biyigora. Umunwa wayo ukaba warakuze cyane kandi warihese cyane ku buryo idashobora gufata ibyo kurya. Bakavuga ko iyo bigeze aha kagoma ibisigaranye amahitamo 2: gupfa cyangwa kunyura mu mpinduka zibabaje ariko ziyongerera imyaka yo kubaho. Bavuga ko iyo ihisemo aya mahitamo ya kabiri bisaba kuguruka ikajya ku musozi iri yonyine, igatangira guhonda umunwa wayo ku rutare, ikabikorana ingufu nyinshi cyane, ikava amaraso menshi kugeza igihe wa munwa wayo uviriyeho, igategereza igihe cyo kuzamera undi munwa. Iyo hameze undi munwa mushya kandi ufite ingufu ngo itangira kwipfura amababa rimwe ku rindi, igasigara isa n'iyambaye ubusa, igamije ko hamera andi mababa mashya. Bakavuga ko ibyo bihe byo kumara igihe nta mababa ifite ngo ari ibihe bigoye cyane kubera ko ibishobora no kwicwa n'imbeho.
nyuma y'ibi bavuga ko kagoma yawe ihita yongera igafata ikirere yabaye nto mu myaka yongeye kuba umwami w'ikirere kandi yiteguye kongera kucyogoga mu myaka 30 yindi iri imbere, ari nako itera ubwoba izindi nyamaswa zaba izo ku butaka cyangwa izo mu kirere. Gusa iyi nkuru hari abashakashatsi mu by'imibereho y'inyoni barimo nka Ben Woodruff bavuga ko atari ukuri. Bagaragaza ko ari inkuru yahimbwe n'abantu bagamije kwigisha abantu kwihangana no gufata ibyemezo bikomeye kugira ngo barusheho kubaho neza. Kagoma zivugurura amababa yazo buri mwaka. Buri mwaka amababa ashaje arapfuka hakamera andi mashya. We yemeza ko zitipfura amababa ngo zisigare zambaye ubusa mu gihe cy'amezi runaka zitegereje kumera andi. Ikindi yemeza ni uko umunwa wa kagoma kimwe n'inzara zayo ziba zimeze nk'izacu ku buryo kuzishinguzamo byavanaho umubiri. Ikindi yemeza ko kitari cyo ni icyuko kagoma ibaho imyaka 70. Ibaho imyaka iri hagati ya 15 na 25 gusa. Zimwe muzororwa n'abantu bakazigaburira kandi ntizihure n'ibibazo mu ishyamba ishobora kubaho imyaka 50. Iyi nyoni ifite imibereho yihariye ku buryo kuva mu myaka ya kera yakunze gushyirwa mu nkuru n'ibitekerezo by'abantu kuva bageze ku isi. Bitekerezwa ko ariyo mpamvu ibihugu byinshi byashyize inyoni mu birango byayo nk'uburyo bwo kwigereranya n'ubuhangange bwayo cyangwa kwifuza kuba nkayo. Mu bisekuru byabanje abantu bagiye babara inkuru zivuga ku bubasha bwa kagoma bukaba ububasha burenze imibereho yacu. Nk'ubwo hari abatekerezaga ko kagoma ifite ububasha nk'ubw'izuba n'inyenyeri kubera ubushobozi bwayo bwo kugurukira mu kirere cya kure cyane aho izindi nyoni zidashobora kugera. Kuri benshi kagoma ihagarariye ubwiza, umurava n'ikuzo. Niyo mwami w'izindi nyoni, ikaba intumwa Imana zahaga ubutumwa ngo ibuzane ku isi. Hari n'Imana zagiye ziyibururiramo cyangwa zivukiramo. Nko mu gitekerezo cyangwa se inkuru z'Abagiriki, kagoma ihuzwa n'Imana iruta kandi igategeka izindi zose, Zeus. Zeus yari umuhungu w'indi mana ikomeye cyane yitwaga Kronos. Umugore wa Kronos yitwaga Rhea. Kuba Azteke, kagoma ni Imana yazamuye izuba iritereka hariya riherereye. Yarari hashyize maze ihita yiruka kuri wa muvuduko wayo utagira ingano, ibasha kuri sigarita yitwitse. Mu Bushinwa bafite umukino njyarugamba bise wa kagoma. Ni umwe mu mikino njyarugamba izwi cyane kandi umuntu wese uwuzi aba ari indwanyi ikomeye. Bose baramutinya. Mu myemerere imwe n'imwe iyi nyoni bayigaragaza nk'ihagarariye ingufu zo kurwanya ikibi. Ikibazo ni uko izi nyoni zirimo gushira ku muvuduko munini cyane. Mu mwaka wa 1782 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiraga kagoma ikirango cyazo, muri Amerika honyine habarurwaga kagoma 100,000 zari muri buri leta igize iki gihugu. Gusa uko abantu barushijeho kugenda batura mu bice bitandukanye, izi kagoma bagiye bazirasa imwe kuri imwe bavuga ko zibonera ndetse zigatwara amatungo yabo. Ibi byatumye mu mwaka wa 1940 Kongere ya Amerika itora itegeko ryo kurinda izi nyoni. Iri tegeko ryanahanaga abantu bose bazibangamira ndetse rikanahana abatunga ibice by'umubiri wa kagoma mu ngo zabo nk'amababa cyangwa se inzara. Ibi byari cyajyanwa n'amategeko. Uyu munsi bibarwa ko ku isi yose hari kagoma 316,700 gusa. Ubu ni ubwoko bumwe bwa kagoma zitwa bald eagles kubera ko habarwa amoko 68 ya kagoma. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira. Ikiganiro waruzi ko cya none naha tugisoreza. Tubashimira ko buri gihe mubana natwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.